Reka nongere basuze kandi bahikaze abantu mukomeza gukurikirana ibikorwa byacu bya AD Group umunsi ku munsi. Nkuko rero tugenda tubabwira umunsi ku munsi tubategurira amakuru ari kugenda avugwa hirya no hino mu gihugu ndetse mu myidagaduro no mu bikorwa bigiye biri kubera ahantu henshi hagiye hatandukanye. Murabizi rero twamanukanye na Tour du Rwanda etape ya mbere, mwabonye kuntu byagenze, ni ibintu bitari byoroshye cyane Kigali. Mwaje kubona kuntu byaje gukomereza mu karere ka Huye cyangwa se intara y'amajyepfo, aho ibintu bitari byoroshye cyane, aho abantu bakoze cyane, abanyarwanda bagerageje gushaka amanota, aho abanyarwanda batangiye kwiyerekana, ubwo twabonaga umwe mu banyarwanda wabashije kuba yakora cyane kugira ngo abashe kuba yashakisha intsinzi ku banyarwanda, ariko bikaza kumunanira ku munota wa nyuma. Uyu munsi rero twari turi kuri etape ya gatatu, ni etape yari igoranye mu by'ukuri, ni etape yasabaga imbaraga, ni etape yasabaga kwihangana, ni etape yasabaga umwitozo, kandi ni etape yasabaga gutitiriza no guhatiriza ku bakinnyi bose uko bari bameze. Ibintu rero bikomeje kugenda bigorana cyane bitewe n'uko hari bumwe mu bumenyi bukigaragara ko abakinnyi b'abanyarwanda tukiri kugenda tubura kugira ngo tubashe kuba twahangana n'aba bantu bakomeye cyane. Etape rero yari ndende, yari yarasagaga n'ibirometero byasagaga 140, aho bahagurukiye i Huye, hari hoteli yitwa Kasa, akaba ari hoteli ya Horizo, berekeza i Rusizi. Byari byifashe rero bite, ya etape ikomeye cyane, aho bari gufata bagaca Nyamagabe bagakomeza Kigeme, bakaza gukomeza cyane bakaza kugera Nyamasheke, bagakomeza Rusizi, bakagera aho Tour yari kurangirira y'uyu munsi. Etape y'uyu munsi rero yaje kuba abanyarwanda bayihomba, nayo itwarwa n'uwitwa yabaye itwarwa rero n'uwitwa Jonathan. Numwe mu bahanga cyane rero, yagaragaje ubuhanga cyane ubwo bendaga kurangiza, yakoresheje imbaraga nyinshi cyane hatana n'igikundi bari bajemo. Cyari igikundi cye kirimo abantu benshi rero, cyari igikundi cyakoresheje imbaraga bagiye kugera ku murongo, ariko kubwo kuvuga ngo uyu munsi niwo ragaburirwa, yaje kuba atwara etape y'uyu munsi. Abanyarwanda rero mukomeje kugenda mwumva mayojone mu mateka. Ese koko uyu munsi wa none ko turi kuri etape ya gatatu, hakaba zakinwa etape 8, abanyarwanda tubitege muri etape 5 zisigaye. Ni ibintu bitoroshye. Abanyarwanda rero mukomeze gushyiramo imbaraga. Abanyarwanda rwose ndashimira abanyarusizi kuntu wabonye ubwitabire bwabo, bwari ubwitabire bwiza cyane. Urabona ko ari ibintu bishimishije, ambiance ni yose, buvuzera abafana, abantu bishimye, ama etage ahantu hose aruzuye, ntubona naho ukandagira, ntubona naho guhumekera, bitewe n'ukuntu abantu hano i Rusizi ari benshi cyane cyane cyane. Ni ibintu rero byiza cyane, kandi ni ibintu byerekana ko dushyigikiye umukino w'amagare. Nicyo gituma abandi bakomeza kugenda batwigiraho urugero, baduhereza no kuba twakomeza kuyobora igikombe cy'isi cy'amagare mu mwaka wa 2025. Ese ikipe turi gutegura izitabira iyi Tour y'igikombe cy'isi imeze gute, iri kwitwara gute uyu munsi wa none? Uyu munsi wa none rero ikipe y'igihugu cyacu cy'u Rwanda kikaba kiri ku mwanya wa 8. Iyo ni ntabwo byoroshye. Iyo ni classification y'ibihugu ukuntu bihagaze. Umwanya wa 8 ku myanya 10, urumva inyuma yacu hari imyanya 2 yonyine, hari ibihugu 2. Ntabwo byoroshye mw'abantu mwe, dore ko ino Tour du Rwanda yirushijeho gushyuha cyane bitewe n'ibitaramo biri kugenda biba nyuma yo gusoza. Nk'ubu ngubu bararangije, mu kanya tayari ibitaramo birinjiramo, dutaramirwa n'abahanzi benshi bagiye batandukanye nka bijyenze, niyo Bosco, Bushare, Dani Vumbe, Mico the Best n'abandi benshi bagiye batandukanye. Ni urudaca rero, ni ibyishimo. Abanyarwanda reka dukomeze twishime, dukomeze twishimira umukino w'amagare, kandi dukomeze dufane, dukomeze twereke abakinnyi bacu ko tubari inyuma. Byanga bikunda bazabikora, umwanya uracyahari, nta minota myinshi basabwa, dore ko ejo umunyarwanda yabashije kubanganya n'uwatwaye etape y'ejo iminota, cyane ko yari yahatanye, yari yakoze. Niyo mpamvu abanyarwanda tudakwiye gucika
intege kuko igihe kiracyahari. Murabizi rero ndabakunda cyane, amazina ni yayandi, ni Iradukunda Junior Kevin. Reka mbasigiremo tour di Rwanda anthem kugira ngo mukomeze kurushaho kugenda mwishima munanezerwa, kandi ndamubwira ko tuzatubagezaho umunsi ku munsi tour ukuntu yabaye igenda. Murabizi ndabakunda cyane, nitwa Junior Kevin. Like, comment, subscribe kuri channel yacu AD Group Rwanda. Thank you so much, I love you. Wamekutana kwa inchi moja Rwanda.